ese ni umugabo wakunaniye, humura Imana izamuha agakiza. Yagurishije amatungo 2 yitwa ihene, bamuha 16, aca inyuma y'isoko ngira ngo agiye kuyahisha munsi y'ibuye, mbona ateruye inguti 3 yari yambaye ayashyira muri mugondo ya 4, agaruka mu isoko mutera dedwa ndayamwiba. Uti wayatwaye uti? Ibyananiye amapingu, ibyananiye inkoni, mubihereze Yesu niwe ubishoboye. Ishakiro ry'ubutumwa bwiza ku bantu bose, gukurikira Yesu nta gihombo ndetse nta n'ikiguzi. Kurikira umuyoboro wacu uzarushaho guhembuka ndetse unakure mu buryo bw'umwuka. Umukiza abe hamwe namwe. Iyabivuze TV Rwanda, umuyoboro mwiza. Turabakiriye bene data nshuti bakundwa mudukurikirana kuri channel Iyabivuze TV Rwanda, abari mu Rwanda, abari muri East Africa, abari mu bihugu byo hakurya y'inyanja mu Burayi. Turabakiriye mwese, Imana y'amahoro nibaho umugisha. Turabasuje kandi mwege mwese mudukurikirana umunsi ku munsi, mukurikirana ibikorwa byacu dukora. Imana nibaho umugisha. Turabashimira inkunga mudutera ya buri munsi mudukurikirana, mwumva ibiganiro byacu, mwumva ijambo ry'Imana, mwumva ubuhamya n'ibindi byose binyura kuri uyu muyoboro. Turabashimira. Imana ibaho umugisha inkunga mwaduteye mu mwaka warangiye 2024. Twinjiye muri 2025, turacyakomeje n'intego yacu yo kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mwese rero turabashimira uburyo mubana natwe, abaje muri bashya turabakiriye, mudukurikirana, abo tumenyeranye kandi namwe mugubwe neza, mwakira amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga itagabanyije, ububahe rwose ku butunzi bwanyu mutanga mudukurikirana, amafaranga yanyu mutanga mugura internet kugira ngo mudukurikirane, ntacyo twabyishyura, ariko narababwiye ngo mukoze icyo Yesu yabategetse. Yesu yaradutegetse ngo tugere twamaza ubutumwa bwiza. Rero ngewe icyanjye ari ukubivuga, ariko nawe ukamfasha kubwamamaza bukagera kure. Aho ntagera wenda sindi Burayi ariko wangererayo, nawe aho utari nakugererayo. Reka dufatikanye kugira ngo abantu bose bumve ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Turabashimiye mwese, Imana ibarebe neza. Twakiriye mwene data Emi, duherukana kera mbabwira ngo amazi iminsi mikeya arongoye, n'ubu ngubu ndi kumubona n'impeta rwose. Turakwakiriye, Imana iguhe umugisha. Mu muryango w'abagabo karibu, urisanga. Imana iguhe umugisha. Turi kumwe n'umushyitsi kandi umutumirwa maze iminsi ntegura rwose, numva mukumbura mu mutima, numva nifuza gukorana nawe ikiganiro. Yankundiye yaraza, ni umugabo w'Imana. Imana imuhe umugisha. Reka rero tubaze tumwakire atwibwire, namara kutwibwira tubagaruka dusenga Imana, hanyuma akomeza aduha iby'umwuka yamuhaye kuduha. Imana iguhe umugisha. Turakwakiriye. Murakoze cyane kunyakira. Yesu aguhe umugisha. Nitwa Alexis Murwanashyaka, mbarurirwa muri Rurembo rwa Kigali ku itorero rya Muhima. Ndubatse, mfite madamu n'abana 4. Yesu abaho umugisha. Karibu cyane. Yesu aguhe umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana kuri Iyabivuze TV Rwanda. Urakoze kuduha ikaze. Reka mbere yuko tuganira mbabwira aho Yesu yankuye, twinjire mu ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero, igice cya 3 umurongo wa 9. Bibiliya iravuga ngo Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hari n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Reka tubwire bagenzi bacu badukurikiye n'abazadukurikira, tugiye kubaganiza ijambo rifite umutwe uvuga ngo Imana yacu irihangana. Nanjye Yesu yaranyihanganiye muri 99. Nari ntarakizwa, ndi umupagani rwimbi. Icyo gihe nari umujura muri uyu mujyi wa Kigali. Icyo gihe nari nyoboye amabandi 73, harimo umugenzuzi ushinzwe discipline, nyoboyemo n'abanywa urumogi n'abacuruzi barwo abitwa abapushayi. Ariko 2003 duhuye na Yesu, aradufata atugirira imbabazi. Turagira ngo kandi duhumuriza abantu bose bazakurikira ubu buhamya, tubabwire ngo nta hantu habi Yesu atakura umuntu, nta n'ahantu heza umwami wacu Yesu atamugeza. Muri ubwo bupagani bw'indengakamere, umunsi nazibagirwa ni umunsi nigize gufatirwa munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo. Mpagera saa 12 za nimugoroba, nsanga abana barimo barakina umupira, mbatuma biswi kuri butike, basiga badakinze. Basize badakinze mpita mbatera icyo bita wesdoro. Wesdoro ni nko kwihisha umuntu, mbihisha inyuma y'urugi. Nari ntegereje ko umugabo n'umugore bava mu kazi ngo ndibakingura icyumba cyabo bagiye muri dushe, nze guhita ninaga munsi y'igitanda cyabo, nze guhamagara imodoka nibishaga saro yose tuyitware. Bakiva gukaraba, bakiva mu kazi, bakingura icyumba cyabo, bariyambura bajya muri dushe. Bakigera muri dushe mpita mbatera icyo bita rampingi, mpita ninaga munsi y'igitanda cyabo.
nari ntegereje ko umugabo n'umugore bava mu kazi bava gukaraba ngo nibamara kurya baryamye nze guhamagara imodoka n'ibishaga sore yose tuyitware. Bakiva ndi munsi y'igitanda bakiva gukaraba sinzi ikintu bapfuye, umugabo n'umugore babararwanye baratikaguranye bahana amakofe ndabategereza bariyunga. Ku bantu badukurikiranye burya umugore n'umugabo iyo badafite umwuka wera barashondana n'inkoko. Ndabategereza bariyunga, biyunze baranaganira, baganiriye ndaturika ndaseka. Ubwo iyo mvuze kuganira ni kwaje kwa plani, kuko umugabo n'umugore iyo biyunze umurimo w'Imana urakorwa. Ngo nturike nseke ati twakingiranye mipusi, ngo bacekinga munsi y'igitanda basanga harimo umuntu, biterera hejuru bavuza ifirimbi bati twatewe bagotagota inzu bankubitiyemo inkoni mva amaraso nka 15. Ndashimira Yesu wankijije inkoni, ndashimira Yesu wankijije amapingu, nafunzwe inshuro 73 nambaye amapingu nkuko wambara isaha, ariko mpuye na Yesu 2003 aramfata arankiza. Bibiliya yavuze ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza ko iritinza, ngo ahubwo twihanganira idashaka ko n'umwe wapfa arimbutse, ngo bwishaka ko bose bihana. Mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28, umwanditsi yaravuze ngo mwese abarushya n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nta wundi muntu waruhura abanyabyaha usibye Yesu wenyine. Muri ubwo burushyi bw'indengakamere nakomeje kuba agapagani rwimbi. Icyo gihe gucomoka ni ukugenda icyo bita guponyoka. Ngeze mu irigara naho nacururizaga urumogi, mba nsumbye urumogi amabura 5. Umucuruzi warwo aba yitwa Dogiteri Umupushayi. Komana warakoze kunkiza ibyaha. Mba ndamubwiye uyu munsi uramenase, ati uyu munsi ndakumena wa Jameni. Izo ni imvugo ziba epfiriya mu ntwaro umugi ntiwapfa kuzimenya utarabayeho ngo uburi itafu. Ati uyu munsi ndakumena maniga nturamena kurangahise, ati uyu munsi ndakumena ku ihene wa Jameni. Ihene se wayimenya? Ihene ntiwayimenya, ihene ni senkisa. Akimara kurumpisa ni ukurumpereza mba ndarurorinze. Kandi reba hano kaye ntabwo warurore nka Babiloni, roringira mu kiganza, kuramo imbuto, kuramo ikivunga. Iri kivunga ni icyatsi, ruroringire muri rizira n'igipapuro twatekeragamo, rucome rushoreze. Nkimara kurumeneka ni ukurunywa, mba ndacomotse. Gucomoka ni ukugenda. Ngeze mu Gatsata muri Muvuduko nsanga umukire yahashyize igipangu, ahashyira imbwa 2 zikirinda. Urumogi ruhita runyongoza rurambwira ngo ni ihene, ngo ni inzimwe nzijyane muri Aporoviye. Mbona ni ihene z'ibisore nziza, ndabanza ndapiyora. Gupiyora nuko reba aho abantu bari. Numva dayimoni arambwiye ngo abaturage bose barapfuye ngo ninjye muzima uhari, ariko urumogi runyongoza. Ndomboka gakeya ngo nzicakira iminwe cyane nzijyane muri Aporoviya. Imwira mu kari nciyemo 2 ndebye nsanga nimbwa, urumogi rwambwiye ngo ni ihene. Mana warakoze kumbabarira. Turagira ngo duhumurize abantu bafite abana babananiye, turagira ngo duhumurize abadamu bafite abagabo baguye, turagira ngo duhumurize abakobwa bafite abasaza babo bibirara. Nimukomeze mwizere Imana, mwirinde icyaha n'igisa nacyo. Iyafashe ruharwa Regisi iracyakomeje akazi. Bibiliya iravangwa naho ibyaha by'umuntu byatukura tukutuku, ngo Imana irabyeza bigasa nka sherege. Ngo naho byatukura tukutuku, ngo Imana irabyeza bigasa nk'ubwa bw'intama bwera. Bibiliya ikavangwa nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Kwa kanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yesaya 1:19-20. Muri ubwo burushyi bw'indengakamere nakomeje kuba imbata y'ibyaha. Urumogi ruragenda ruranyica, nitwa rasta kandi nta musatsi ngira, nitwa iniga, nitwa igenge. Iyo nagendaga ntakozaho kugira ngo ntatondeka isi. Ngera ahantu niko ju batiraya ntiyadushurire byarangiye, ariko muye na Yesu akora iby'imbaraga arambabarira. Munsi nyirizina ntazibagirwa ni umunsi nigize kuba ndi mu isoko ku Gaseke Byumba. Umukecuru agurisha amatungo 2 yitwa ihene, bamuha 16,000. Aca inyuma y'isoko ku Gaseke, azamura ingutiya 3 yari yambaye ashyira muri mugondo ya 4. Agaruka mu isoko mutera deduwa ndayamwiba. Nari nzi gutera deduwa 200,000 akaza nta n'inote n'imwe isigayemo. Abantu badukurikiranye nari umupagani, arimo n'abantu badukurikiranye banzi kuko icyo gihe nibiraga Nyamabuye mu Gatsata, nkibira no muri Dobandi munsi ya deperi yacu ya Muhima, ari naho mpushiriza urumogi aho bita kwa Desire muri Dobandi. Ncanga n'ikibiriti umuzungu narara ku ikorosi munsi ya deperi Muhima. Ncanga n'ikibiriti disantere Kiruhura, ntera n'igishyimbo cyo bita kubukisha inka amaboyi. Ariko mpuye na Yesu akora iby'imbaraga.
ayi ndamushimira ko ari umutunzi w'imbabazi, ni umukiza, arakiza akanabigaragaza. Aha ndi ku Gaseke aho ngaho niho nari ndi kumwe n'umujura witwaga Yezu. Ni umujura witwaga Yezu, nta kibaho, yibye umuntu miliyoni 14 baramurasa arapfa. Icyo gihe rero yari atarapfa, polisi niyo yamwise Yezu. Yajyaga yinjirana umugore n'umugabo, akarara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo, bakaza kuryama hari, bamara gusinzira akomboka gahoro, akagenda agaterura umugabo akarambika hasi, agasubirayo agaterura umugore akarambika hasi, akazinga amatera akayitwara. Polisi iza kumwita Yezu. Komana wakoze iby'imbaraga. Reka tubwire abantu badukurikiranye, ibyananiye amapingu, ibyananiye inkoni, mubihereze Yesu, niwe ubishoboye. Ntaga amapingu yacu umujura mu bujura, ukubita inda ya 3 mu cyumweru ntibyaca ku muhanda yitegera, ariko mu ijuru dufite umugabo witwa Yesu. Aho rero ndi ku Gaseke Ibyumba niho umukecuru yagurishije amatungo 2 yitwa ihene, bamuha 16, aca inyuma y'isoko, ngira ngo agiye kuyahisha munsi y'ibuye, mbona ateruye ingutiya 3 yari yambaye ayashyira muri mugondo ya 4, agaruka mu isoko mutera dedwa ndayamwiba. Uti wayatwaye uti? Nandi muri mugondo ya 4 yazamuye ingutiya imwe, yazamuye ingutiya 3 ayashyira muri mugondo ya 4. Uti wayatwaye uti? Ntabwo namutegeye mu nzira atashye, mu isoko niho nayamwibiye. Nabwiye uwo mujura witwaga Yezu, ndamubwira nti wowe umumpamagarire, umumbwira uti ndeba nanjye nkurebe, nibyo ndi bukore ndabizi. Umukecuru uwo mujura aramuhamagara ati shanga, umukecuru ati karame mwana wa, ati ndeba nanjye nkurebe. Umukecuru ati senda kureba he mwana wa, nanjye nca bugufi mu isoko, nterura zangutiye 3 ndazizamura nitonze, nzigejeje mu ivi rye, nzitegesha iryanjye, muteza irirenga 16 ndayazana. Irirenga wambaza ngo ni iriki? Irirenga no gukora umuntu umufuka, icyo bita dedu. Mita mutera dedu wa muri mugondo ya 4, zangutiye ndazirekura zisubirayo, nta muntu numwe wigeze mbona. Nakubiswe inkoni mu bujura, uzikubise inka yapfa. Nambaye amapingu nkuko wambara isaha, nafunzwe inshuro 73 biranga, ariko mpuye na Yesu 2003 kuri ADPR Muhima, aramfata arankiza. Turahumuriza umuntu ufite umuntu utarakizwa mu muryango we. Ese ni umugabo wakunaniye, humura, Imana izamuha agakiza. Ese n'abana babaye ibirara bankura umogi barara mu tubari, humura, Yesu aracyakomeje akazi. Ni umutunzi w'imbabazi, arakora bikagaragara. Ubu duhuriye mu nzira, tubwira abadukurikiranye, duhuriye mu nzira, sinkubwire ko nari igisambo apfa kubimenya. Duhuriye mu nzira, sinkubwire ko nacomaga apfa kubimenya. Nge narabayaga, ndiniga ndigenge ndamahoro. Iyo narushorezaga ngiye amahanguva ni nko kumeneka, nahitaga nkubita icyo bitarampingi, nkagenda nkurimo kugenda mu mazi, ariko mpuye n'uyu mwami wacu witwa Yesu arankiza. Munsi ntazibagirwa n'umunsi nigize kunyura urumogi ruramena. Icyo gihe nayo ndi disantere Kiruhura, ahari nka 7 z'amanywa, ngiye kubona mbona imvura iraguye kandi ntayaguye, mbona amazi ambanye menshi, mpita nigira inama, nkuramo inkweto, nkuramo n'amasogisi, nzinga ipantaro, noga y'amazi, ndayoga. Ngezemo hagati mbona yambanye menshi, ndataka nti nimuntabare, amazi agiye kundengera. Umuntu yankubise urushyi arambwira ati nta mvura yaguye. Ndebye nsanga ni kuzuba, izuba ririmo rirava kandi urumogi rwanyongoje ngo ni imvura. Ariko Mana warakoze. Reka tubwire abantu mu kinkuru urumogi, mu gicoma, mu kibera, mu marigara, nimudakizwa, Imana ifite umukozi wayo witwa polisi, bazakudoda, kukudoda ni ukugufata bagutware muri gereza. Reka tubwire abantu bakiba, nimureke ubujura. Reka tubwire indaya, nimureke ubusambanyi. Mwegera Imana nayo izabegera, kandi nimurwanya Satani nawe azabahunga. Urabona ntari umugabo mwiza? Wapfa kumenya se ko nacomye? Narikenge maniga, nditafu. Izi ni imbabazi z'Imana. Nakomeje kuba umurara. Munsi ntazibagirwa nyirizina. Ni umunsi noneho ndi hafi ya Kacyiru. Ni umunsi nigize kunywa urumogi ruramena, ndacomoka ngeze ku Kacyiru hafi ya ADPR Kanserege, nsanga igipangu kirakinguye, mpita ninjiye nsanga harakinguye, urumogi ruranyongoza rurambwira ngo ntabahari. Kandi bari bahari, numva umugabo n'umugore barimo gusa nk'abaganirira mu cyumba. Ndomboka nk'ipusi ngeze muri salo, bankubitanye na televiziyo zino z'ibiromba. Kera habagaho televiziyo z'ibiromba, ubu hari flat screen. Ndomboka ndayicomokora, ngo nyicomokore, urumogi ruhita runyongoza rurambwira ngo ninyitware mu mufuka y'ipantaro.
mbona ingana nk'agatelefone gatoya k'agatushi, urumogi ruranyongoza ngo ninyitware mu mufuka y'ipantaro. Nayishyizemo yanga kujyamo. Ku bantu badukurikiranye, televiziyo ntiyajya mu mufuka y'ipantaro, ndwana nayo yanga kujyamo. Nyir'urugo yamfatiye muri saro ankubitiramo inkoni, mva amaraso nka 15. Ariko mpuye na Yesu aranyomora, angirira imbabazi. Dore iyi ni imihini, reba izi ni inyundo, na hano hejuru zirahari mu mavi. Ariko mpuye na Yesu aranyonomora. Yongera umukomera amashyi, ni umwami w'amahoro. Bibiliya yatubwiye ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko ngo iritinza, ngo ahubwo itwihanganira idashaka ko n'umwe wapfa arimbutse, ngo ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana ifite umugambi mwiza wo gufata abanyabyaha ikabaha agakiza, abaguye ikababyutsa, abarimo kugenda bigura intege ikabongerera imbaraga, kuko ari umutunzi w'imbabazi. Ndihuta muri ubwo burushyi bw'indengakamere. Umunsi nazibagirwa ni umunsi nakinaga umukino witwa Original. Umukino witwa Original we ntiwawumenya. Naguraga ibiro 5 by'umuceri. Ariko iyo dutanga ubuhamya gutya, reka tubwire inshuti zacu ko iyo dutanga ubuhamya gutya abatari ukugira ngo twimene inda, kabiri si ukugira ngo abazakurikira kino kiganiro badakijwe babone uko bajya kwiba. Ni wibeshya bazakuvuna amaboko, kuko amahirwe y'intama siyo y'ihene. Kandi uwibye yaribye. Abantu mukura amaboko mu mifuka, mushakishe imibereho munakijijwe, kuko Imana ikunda umukiranutsi. Icyo gihe ngura ibiro 5 by'umuceri, 7 k'amavuta y'ubuto. Hanyuma ndagenda nkomangira igipangu cyiza. Umukozi aza kundeba, ndamubwira ni shobuja na nyokobuja barambwiye ngo uyu muceri n'aya mavuta ubitekaho umiriye firigo tujye kuyikoresha ifite ikibazo. Umukozi yareba umuceri, yareba amavuta n'igitoki, yareba ikote nambaye na karuvati, akavuga ati no munakorana na databuja. Agahita anyereka aho firigo icometse, nkayicomokora nkayijyana mu isoko rya Kiruhura. Uwo mukino witwaga Iz'ubwenge. Ndindushye yo kubabarirwa. Ku bantu badukurikiranye, na kera nkiri n'igisambo nabaga nambaye karuvati. Nabaga nambaye karuvati n'ikote. Ko nkiri n'umujura nabaga nambaye karuvati. Kandi ntabwo naba narambaye karuvati ndi igisambo ngo mbere uko utayifunga nkorera uyu mugabo witwa Yesu. Kuko yaminduye icyaremwe gishya. Aha, nyirizina umunsi nazibagirwa ni umunsi nigize kwiba umuntu umwe w'umuyobozi, ndamufata mutwara 3.5 miliyoni ku butubuzi. Hanyuma amaje kuyamutwara, ibi mwumvaga amafaranga yindutse impapuro, telefone yinduka isabune cyangwa ibuye, ninjye wabikoraga. Kandi ubwo niyo nagwaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabane n'icyo umeshesha. Nagwaga igitiritiri cy'ikigori. Nta burozi bwabagamo, nta n'imiti yo mu bapfumu yabagamo, n'ubumenyi bwo mu mutwe n'abadayimoni benshi. Maje kuyamutwara ashize nk'ibyumweru nka 2, fatirwa kwa mukanga he mu Gatsata aho nakiniraga biyari. Shiduka hasi ya ebyiri zateruriye hano inyuma. Hari ukuntu bateruriraga hano inyuma, ipantaro igandika ikabutura, karuvati karereta n'amarinete akitura hasi. Baramanukana kuri ADPR rubonobono. Nari ncagawe n'abantu barenga 400. Abantera amatafari bati ni mukice, abantera amabuye bati ni mukice. Baramanukana ngeze ku kiraro cyubatswe n'abasirikari kiva mu Gatata kigana muri ofisi. Barakwega cyane, bakweze ipantaro itishwanyagurika, bajya kumfunga nambaye agakabutura konyine k'imbere nafunze na karuvati. Naramwaye ntarakizwa, ndenga kumwara ndanaseba. Baranambikana ngo ngere mu ofisi, nsanga arimo yambaye civile, nene mu yambaye n'inifomo, akinkubita amaso atabwira komanda tuniwe wanyibye. Komanda zana igitabo banyandikagamo, nitwaga Rasta kandi nta musatsi ngira. Barabara kwisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, umukino witwa Iz'ubwenge, gucuruza urumogi no kurunywa, gutera igishyimbo, kubukisha inka, gucanga ikibiriti muzungu narara. Barabara basanga mfite dosiye 23. Bankubise inkoni zo mu birenge, ndirahira ni data na mama n'abapanekote mu karere ka Rulindo bati dini ntari haba hano. Saa 9 z'amanywa barampakira, banjyana gukora igihano. Nkikora amezi 9, nafunzwe mfite ibiro 93, nsohoka mfite 31. Uwo munsi nasohotse mfite 31, nibwo nageze ku Kimisagara kuri Electrogaze, nsanga umuntu arimo aracuranga radio Sonoteke, mpita nyimwiba irimo no kuvuga. Nyimutwara ari kumwe nayo. Ariko mpuye na Yesu akora iby'imbaraga, angirira imbabazi, aramfata aranduhura. Bibiliya yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze mu musange abaruhure. Nta wundi muntu waruhura undi byaha usibye Yesu. Nta wundi muntu wafata umwaro muginga amukure mu rumogi usibye umugabo witwa Yesu. Reka tubwire abantu badukurikiranye ngo nimukomere. Iyafashe Ruharwa Alex iracyakomeje akazi. Kandi ngo nta n'uvumira itararenga,
haracyariho ibyiringiro by'uko abo bana bakunaniye Imana yabaha agakiza, haracyariho ibyiringiro by'uko uwo mugabo waguye Imana yamubyutsa, haracyariho ibyiringiro by'uko izo ndoshyi ziri muri famiye yawe Imana yaziruhura, kuko ni umutunzi w'imbabazi. Umunsi nyirizina ntazibagirwa ni umunsi nigize kunywa urumogi ruramena icyo bita amaswingi. Urumogi rwari rwarambase nco mu rumogi rw'amoko atatu: urwitwa ijisho, sangirene n'umutwe. Urwo ni urumogi nararumenekaga nkahita ngizunga nkajya icyo bita iswingi. Swingi ni nko gusinda. Maje kurumeneka ndacomoka ngeze muri Feruje di Santere, icyo gihe hari ku muganda rusange nka saa moya n'igice watangiye, mba nkubitanye n'ubuyobozi bwa polisi buri mu kazi, ndabasuza ntibite basha. Barambwira bati ye ntibite basha, bati uratwita basha, ni nuko twe tubahemba basha. Ibaze sinagiye ku muganda rusange, polisi ndimo ndabita sha, nkanababwira ngo nitwe tubahemba. Umwe yarizibukiriye nkubita umugeri mu gatuza, nikubita hasi nzana urufuzi imbere nk'uwapfuye. Namaze amasaha 2 meze nk'uwapfuye. Aho nzanzamukiye nsanga abantu banyuzuranyireho barimo bambwira bati yutinyuko kabwira polisi ngo nimwe mu bahemba n'urumogi rwakumenye nta soni. Uwo munsi nibwo bahise bantwara bamfunga amezi 8 ntibye umuntu nzira urumogi nanyweye, nkita abapolisi ngo nitwe tubahemba. Ariko mpuye na Yesu akora iby'imbaraga. Reka duhumurize abantu bafite abatarakizwa, ni mukomere, mwizere Imana, mwirinde icyaha n'igisa nacyo. Iyafashe ruharwa Alexis iracyakomeje akazi. Yesu abaduhera umugisha. Kuri seri ya 2 tuzaza tubabwira umugore watwifunze afite imyaka 40, afite imyaka 19. Tuzaza tubabwira uko najyaga nsoresha abaturage. Tuzaza tubabwira uko Yesu yadufashe akaduha agakiza, akamfatana ari ntwaye ikofirimo 61 ntwaye na telefone y'umuririmbyi. Tuzaza tubabwira iby'imbaraga Yesu yakoze. Imana ibaduhera umugisha. Reka dusoze dusenga. Byiringiro byacu, Imana ikomeye, Data wa twese mwizoro, turagushimiye. Tugushimiye ko imbabazi zawe nyinshi wazinyuje muri Kristo Yesu. Warakoze kumuduha, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kandi tugushimiye ko ijambo ryawe rigira ubutware. Dusabiye umugisha abantu bose bakurikiranye iri jambo ryawe n'ubu buhamya. Ibyifuzo bafite byose bisubizwe nawe, kandi abatarakizwa bakizwe, abaguye ubabyutse, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze, turagushimiye. Amahoro yawe n'umugisha utanga nibikomeze kuba mu mitima yacu, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Mani umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Reka rero tumushimire ikiganiro cyiza duhaye, ubuhamya bwiza duhaye, kandi ndabashishikariza gukomeza gukurikirana. Ntago yari comedy twakinaga. Abari kugira ngo abari mu byaha mwumve yuko nta hantu Yesu atakuvana. Nabwiye abantu ngo nta Sawuli utaba Pawulo. Nta ubaho nta Sawuli utaba Pawulo. Imana yahindura amateka yawe. Uko yahindura Alexis nawe yawe yahindura. Ndabinyingira muri Kristo Yesu rero kugira ngo mukurikirane ubu buhamya, kugira ngo bavane ku rwego rumwe rubageze no kurundi. Imana umugisha mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen.